y'uhagarariye ubuyobozi bwite bwa leta. Nyakubahwa muyobozi, umwanya ni wanyu. Nyiricyubahiro Cardinal, nyiricyubahiro Musenyeri wa kuyobora diyoseze ya Kibungo, nyakubahwa Vicaire General, padiri umuyobozi w'uru rugo, banyakubahwa padiri mu byiciro bitandukanye mu butumwa mukora muri diyoseze. Nagira ngo mfate uyu mwanya shimire mwese bitabiriye uyu munsi kubw'ubutumire bwa nyiricyubahiro Cardinal. Ndashimira kandi n'abandi bose bitabiriye ubu butumire, by'umwihariko bize hano, abahakoze, abahakora ubu ngubu ndetse n'abahiga, kuko ni ikimenyetso cy'uko bishimira aho babaye cyangwa aho barerewe cyangwa ndetse n'aho bakoze. Twese rero twabyishimira, mwakoze cyane. Mu butumwa ndi butange nk'uhagarariye ubuyobozi bw'akarere uyu munsi, nkaza kuganira ngeze aho nyerera, hakaza kugwaho akuwahabaye, ariko ni kimwe kuko turi mu rugo kandi tururimo neza. Nyiricyubahiro Cardinal, turabashimira ku bw'inshingano z'impurirane mwagiye mugira mu bihe bitandukanye, ariko n'ubundi nka diyoseze ya Kibungo ntimuyige kure, n'ubuyobozi bw'akarere mufatanye umunsi ku wundi nabwo bukaboneraho. Nta cyuho rero kigeze kigaragara ku kuba twari turabona umwepiskopi uragijwe iyi diyoseze mu buryo bwihariye, kuko mwakoze ibishoboka byose mukaboneka. Turabizeza rero yuko n'ubundi ubufatanye, gushyira hamwe imbaraga, haba mu nshingano zisanzwe zo kuyobora abakristo, ari nabo baturage ubuyobozi bwite bwa leta bushinzwe umunsi ku wundi, tuzakomeza kubifatanya n'umwepiskopi mushyashya dufite uyu munsi. Kandi nyiricyubahiro Cardinal, twizeye yuko namwe mutagiye kure, kubera yuko inshingano mufite n'ubundi zitabakura ku murimo wo gukomeza kutubera imbere. Ababaye rero muri PM ndetse n'abahari ubu ngubu, ibi byose byashobotse kubera yuko ya ntero yo kuvuga ko intego ari ukugira umuntu ushoboye kandi ushobotse. Uwaramuka adashobotse kabone n'ubwo yaba ashoboye ntibyakunda, ndetse uwaramuka ashobotse adashoboye, aho birashoboka kuko impano ye cyangwa ibyo abashije biboneka, abantu bakabimwunganiramo. Nagira ngo rero nsubire ku cyo MC Didas yaramaze kuvuga kigendanye n'imyitwarire. Imyitwarire, discipline, ikinyabupfura byamye muri PM bihari. Sinshidikanya ko ngo ari bwo byahava, kuko n'ubundi icyerekezo cy'ishuri si cy'umuntu, icyerekezo cy'ishuri kiri mu ntego z'iryo shuri n'abarishinze ndetse n'icyo bari bagamije. Abandi bose baramutse batanyuze muri icyo cyerekezo ngo bagere kuri iyo ntego, baba batandukiriye icyatumye ishuri ribaho. Kandi simvuga ko ariko bimeze, kuko umuntu ufite mu nshingano umunsi ku wundi
zirimo no kureberera amashuri, abantu ntibakwiye kugira impungenge kuko n'ubundi IPM irakiri mu mashuri ari imbere mu karere kacu, ndetse sinshidikanya yuko n'ahandi mu tundi turere mu gihugu cyose hari abifuza kuba barerera muri IPM, kandi biranagaragara kuko ya ntego yo kuba ushoboye biragaragazwa n'uko abanyeshuri batsinda. Kwa kuba ushobotse biragaragarira mu myitwarire, yaba igaragara mu bahiga ubu ngubu, igaragarira mu bahize, cyangwa se n'igaragarira mu bahakose. Nzi neza yuko icyo abantu batakwishimira nk'uko Didas yabivugaga ari uko abarimu bahari bakomeza kuhava cyangwa bahava, ariko ku rundi ruhande nuko ariho harambagirizwa ba bandi bashoboye kandi bashobotse. Ariko nanone abashoboye bakanashoboka nta n'uwakwifuza ko bamuvaho. Niyo mpamvu iyo ntero cyangwa uko gushobora gutuma abarerwa nabo bakomeza gutera intambwe nyayo, bagomba gukora izo nshingano ariko bategura n'abandi. Uko kurambagiza rero kwagiye kuba ahangaha mu bihe bitandukanye, n'ubu kuracyahari, ndetse ntiharambagizwa gusa abarimu n'abanyeshuri bararambagizwa. Hari igihe byajyaga biba ko abantu bashishikazwa no kubona abanyeshuri bavuye hano, kabone n'ubwo baba ari babandi bavuga ngo baragenekereza, nirinze kuvuga ko badashoboye cyangwa badashobotse, ariko bakiyubaka bakavuga bati uriya ni inyamibwa iwacu, naze azi iwacu. Bitabujije yuko abantu bifuza ko umwana ukuriye muri IPM uhatangiriye za ndangagaciro, bwa burere, za nyigisho yahafatiye, zaba iz'amasomo cyangwa iza cya kinyabupfura, byakabaye byiza ya myaka 6 yose ayiharangirije, kuko ababonye koko impamba ishyitse iri wa murongo watumye ishuri rijyaho. Ibyo rero nibyo twese twifuza hano muri IPM, nibyo twifuza no mu yandi mashuri, cyane cyane yuko hari na menshi aza ahangaha bagamije kureba uburyo ibi byose abantu babigeraho. Uko kuza rero kwigira kuri IPM, uko umunyeshuri aba afite isuku, uko afite ikinyabupfura, uko umwarimu yitwara, uko ategura amasomo, uko ayatanga, ibyo bikomeze birange ishuri, kandi biragaragara yuko bashyize hamwe nta kibananira. Uko gukomeza gushyira hamwe, uko gukomeza kuba mu ngamba, izakomeza IPM bizatuma IPM ikomeza kuba ubukombe. Nyiricyubahiro Cardinal, nsoza nagira ngo nsabe uru rubyiruko ruteraniye ahangaha, ngo ndavuga abanyeshuri, gukomeza kubaha abarezi kuko batabifuriza ikibi. Cyo bifuza nuko batera imbere, cyo bifuza nuko bazigirira akamaro, bakakagirira umuryango, bakakagirira n'igihugu. Ibyo byifuzo rero bagomba kubigiramo uruhare, kuko hari icyo bifurizwa, ariko nabo bagomba kugira intambwe batera. Muri ibi bihe bamwe bavuga ko bigoye, ariko abandi bakavuga ko byoroshye, kubera kutamenya ko bikomeye bakabyoroshya. Ababyeyi nabo babaye busy, uko bakunda kubivuga, barahuze. Ni nayo mpamvu uhura n'umubyeyi akakubwira yuko yohereje umwana ku ishuri aho kugira ngo akubwire ko yajyanye umwana ku ishuri. Bisobanuye ko kumwohereza bimuhaye umwanya wo kugira ngo agire ibyo atunganya, yihugireho. Kumwohereza
bivuga yuko igihe runaka hari igihe bitazamukundira kumusura kugira ngo amenye uko ku ishuri bimeze. Uwo mwana rero woherejwe atyo mu muryango, nawo tuzi yuko hari igihe uba ufite ibibazo, biba bisaba yuko ajya ahantu heza yishimiye kandi nabo bamwishimiye. Uwo bohereje rero padiri, umuyobozi w'ishuri, nabo bakorana, bafite inshingano zo kumwakira, bakamufureba kandi bakamushyiramo ikigomba kuzamugira umugabo cyangwa umugore cyangwa uwihaye Imana wizihiwe mu nshingano. Nagira ngo rero babyeyi turi kumwe muri uyu munsi mukuru w'ishuri, izo nshingano kumve yuko kabone nubwo haba hari byinshi dukora, kabone nubwo twaba duhuze, kabone nubwo twaba dushakisha ya mafaranga y'ishuri, ariko uko byagenda kose umuntu abaho kubera yuko ababyeyi cyangwa abarezi be hari ibyo bigomwe. Twigomwe umwanya rero mu byo turangaje imbere turimo gukora kugira ngo abana nabo bajye imbere, kuko umwana utarezwe neza, umwana utahawe ya discipline tuvuga, utahawe indangagaciro z'umuryango, kabone nubwo yaba afite siyanse zingana gute cyangwa ubumenyi bungana gute, byazamupfira ubusa, kuko kubikoresha no kubibyaza umusaruro bitamushobokera. Turi kumwe twese rero kugira ngo dufatanye muri uwo murongo. Nyiricyubahiro Karidinali, ubwo bufatanye mu izina ry'umuyobozi w'akarere utabashije kuboneka, ndawubijeje kandi tuzakomeza dushyire hamwe, haba mu mashuri yigenga turimo uyu munsi, ariko nibutsa yuko nubwo ishuri ryigenga umwana ntiyigenga, nta mwana prive ubaho, twese duhari kugira ngo tumubungabunga. Haba kandi no mu mashuri Kiliziya ifatanyije na leta kubw'amasezerano, ubwo bufatanye tuzakomeza kubushyira imbere kugira ngo dukomeze kugera ku ntego, turere umunyarwanda ushoboye kandi ushobotse. Murakoze cyane. Arakoze umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage, akaba yarahoze ari n'umurezi ahangaha. Nuko kubera bimwe amaze kuvuga yari